Agira ngo mbashimire ku gikorwa cy'umuganda dukoze muri uyu mudugudu wacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite. Umuturage wese cyangwa umuntu wese ugomba gutora agomba kuba afite indangamuntu, agomba kuba ari kuri liste y'itora, ikindi akamenya naho agomba gutorera. Dufite rero umutumirwa wacu arabidusobanurira neza. Ngiye mfite ikibazo. Yego. Ubu ngiye nzasubira kwivuko ngiye gutorerayo kuba nakosoye n'amaliste y'itora ntahari. Muyobozi. Yego. Ko rwo mbere ngiye gutora ubwo bizagenda gute? Ni muhumura byaroroshye. Ubu ngubu ukoresheje ikoranabuhanga. Ushobora kwireba kuri liste y'itora naho uzatorera. Reka turebe uko bikorwa. Fata telefone yawe. Kanda akanyenyeri 169 urwego uwemeze. Turagendana. Hitamo ururimi. Shyiramo rimwe ku makuru y'utora. Shyiramo indangamuntu yawe uyandike neza. Shyiramo rimwe urebe umwirondoro wawe. Aho ngaho urabona amakuru y'utora, amazina naho uzatorera. Niba ubona ari byo, kanda rimwe wemeze. Niba amakuru ubonye atari yo, shyiramo kabiri wemeze. Ushaka kwimura kuri liste y'itora rero. Kanda akanyenyeri 169 urwego wemeze. Hitamo ururimi. Shyiramo rimwe ku makuru y'utora. Shyiramo indangamuntu yanditse neza. Hitamo kabiri wiyimura kuri liste y'itora. Ubwo urahitamo intara, hitamo akarere, hitamo umurenge, hitamo akagari, hitamo umudugudu. Hitamo rimwe wemeze ko amakuru ushyizemo ajyanye nawo wifuza gutorera. Murumva bitoroshye se? Nawe irebe kuri liste y'itora cyangwa wiyimure bitewe nawo wifuza kuzatorera. Maze uzabasha kwitorera Perezida wa Repubulika n'abadepite.